umwuga wo gufotora. Hari igihe tuvuga umwuga abantu bakagira ngo ni imyuga isanzwe yo guteka nigezweho, ariko gufotora guhinga nabyo byabaye umwuga, ariko nabyo tuba tugira ngo twibutse twigisha gufotora mu buryo bw'umwuga neza. Nabyo mu bikoresha ikoranabuhanga kwambara mubaza ibyo muri bwambare muri graphic design se nibibamo byose ni ubugeni, ariko ni design muri rusange made in Rwanda. ariko wowe ushobora kubyijyanira ukabijyana ku mutayeri ukamubwira ati ndashaka kwameza gutyo wabikorera muri muri design turavuga ngo uradreaminga, aba design bakabikora. Ubwo kudreaminga ni uratekereza wowe ukajyana ukabishyira ba nyirabyo. Nuvuga ngo wowe inshingano zawe no gutekereza ugashyira abakira mu bikorwa. Ikintu cyose watekereza uratekereza ugashyira abadatekereza se. Ariko kandi ni practical y'ubumenyi ngiro. Nahoze mubivuga ni ibijyanye no gufata amashusho, video production, nka filmmaking, graphic design ndetse na web design. Hakaza n'andi masomo y'ubukanishi bwa moto ndetse n'amategeko y'umuhanda. Tuza mutangira kudufasha hano Brodemi yaje nta kintu azi, ariko yagarutse ari we ntiti dufite ubu niwe n'umuntu dufite hano mu bintu bya graphics. Oya ntabwo wenda kosora gatoya, ntabwo nagiye nta kintu nzi. Hari ibintu narinze ariko bidafite aho bihuriye n'ibyo abantu bakora. Oya nawe n'ubundi bijyanye n'ibindi nagara gutana ubumenyi n'ubumenyi utana bakaguha amafaranga. Cyari ubumenyi ucyura ariko nibigire icyo amafaranga muzana, nko kwiga ibice by'igihore kera twigaga muri siyanse yumva ntabwo ngiye birabyara amafaranga, ariko ubumenyi bwo muri IBTC burayabyara cyane. Nanjye hari ibintu nize. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Aramutse neza. Umeze ute? Namahoro. Namahoro, urashima Imana? Turashima Imana n'abadukurikiye turabashimye cyane. Dushimye ikaze muduhaye muri studio. Wambaye neza cyane kabisa. Murakoze. Ariko yobana nabyo mu bikoresha ikoranabuhanga kwambara. Mubaza ibyo muri bwambare muri graphic design se nibibamo. Byose ni ubugeni, ariko ni design muri rusange made in Rwanda. Ariko wowe ushobora kubyijyanira ukabijyana ku mutayeri ukamubwira ati ndashaka kwameza gutyo wabikorera muri design turavuga ngo uradreaminga, aba design bakabikora. Ubwo kudreaminga ni uratekereza wowe ukajyana ukabishyira ba nyirabyo. Nuvuga ngo wowe inshingano zawe no gutekereza ugashyira abakira mu bikorwa. Ikintu cyose watekereza uratekereza ugashyira abadatekereza se. Ahubwo abantu ushaka gusanga abantu batekereza gusa ibindi batabishoboye, nako badafite umwanya wo kubikora. Ubwo hari n'abakora ibindi badafite umwanya wo gutekereza. Abandi bashobora kuba batekereza bakanakora, ugasanga abandi bo ntabwo bafite umwanya wo gukora. Nicyo navuga ibindi, ariko nabo iyo barimo gutekereza barimo gukora. So turabakiriye muri IBTC. Murakoze cyane. Muratangira mwibwira abadukurikiye muri rusange. Murakoze, nitwa Daniel Byiringiro, ndaturuka mu kigo cyitwa IBTC Film and Design School uko bivuze, cyangwa se Innovation Business Technology College. Niyo magambo arambuye. Innovation Business Technology College. Muri make ni ikigo cyigisha amashuri, gifite amashuri yigisha imyuga y'igihe gito
ariko kandi iri practical y'ubumenyi ngiro nahoze mubivuga ni ibijyanye no gufata amashusho video production nka filmmaking graphic design ndetse na web design hakaza n'andi masomo y'ubukanishi bwa moto ndetse n'amategeko y'umuhanda. Tuza mutangira kudufasha hano Brodemi yaje nta kintu azi ariko yagarutse ari we ntiti dufite ubu niwe n'umuntu dufite hano mu bintu bya graphics. Oya ntabwo wenda kosora gatoya ntabwo nagiye nta kintu nzi. Hari ibintu narinze ariko bidafite aho bihuriye n'ibyo abantu bakora. Oya nawe n'ubundi bijyanye n'ibindi. Yaje nta kintu afite ariko ubu ni umuhamya wo guhamya kwa IBTC gukora ibintu byiza rwose cyane yize neza. So tubwire rero mufite izihe gahunda muri no minsi abantu basanzwe bumva kuri radio turabakira kenshi cyane gashoboka ariko muri no minsi mufite izihe gahunda muri gushishikariza iki abanyeshuri barimo kuza cyangwa se gutangira kwiga muri rusange? Murakoze cyane. Muri make iyi myuga yacu duhora dukora awareness nta abenshi twaje gusanga batarabimenya. Umwuga wo gufotora hari igihe tuvuga umwuga abantu bakagira ngo ni imyuga isanzwe yo guteka nigezweho ariko gufotora guhinga nabyo byabaye umwuga ariko nabyo tuba tugira ngo twibutse twigisha gufotora mu buryo bw'umwuga neza. Umuntu ushaka gukora amafoto muri studio gufata amafoto yo ku kibuga mwahoze mutwereka ibya siporo hari abakameramani bari inyuma yari amashusho meza tubona ku kibuga muri siporo mu birori bitandukanye mu live streaming abantu bakora muri ibyo bintu nibyo twigisha ariko kandi dushaka kubwira abantu ko ibyo bintu tunabikora mu buryo bwa online. No kuvuga ntago bikiri nko umuntu yatubaza ngo ishami ryanyu riri he ngo Rubavu cyangwa se uko ndi hanze y'igihugu hoya bashobora kwiga aho baherereye biciye mu buryo bwa e-learning yakure urabona ko rwose ibyo akora arabizi abari kudukurira mu buryo bw'amashusho barabibona. Ubwo ni byinshi twegeranyije photo editing video editing byose byo turabyigisha. Ubwo iyo tuvuze ngo e-learning ni uburyo bwo koroshya umufuka w'abantu nyine kuborohereza si ngombwa kuza i Kigali gucumbika wakwigiraho uri kuri telefone kandi amafaranga akaba ari makeya. Turabyigisha ariko hakaza n'indi product nshyashya twavuze ijyanye n'ubukanishi bwa moto aho twagize icyifuzo ni ukuvuga ko muri buri mudugudu wo mu Rwanda hashobora kuba ata moto zirenga nk'icumi kandi turashaka kujyana imirimo hari hasi ahantu hatari imirimo gucreatinga jobs umarize muri NST2 turi gucreatinga imirimo ni ngombwa ko n'urubyiruko rwo hasi rwitabwaho. Kuri telefone y'umuntu afite amasomo twarateguye y'ubukanishi bwa moto kuva ku mupine kujya ku bareveza moteri tugira mu gihe cy'ukwezi ko umuntu ashobora kugiga mu gihe cy'ukwezi kuri telefone hanyuma agafata n'ukundi kwezi ajya muri pratique. Hano batuga tese kujya kuri telefone ukwezi ukajya no muri pratique. Mu gihugu hose dufite amagaraje dufite amasezerano bahita bakoramo pratique. Hari ibijyanye n'amategeko y'umuhanda uruhushya rw'ibanze rw'utwara cyangwa rw'utwara ibinyabiziga mu muhanda ni provisoire. Abantu bakwanza kwiga iragazeti bakamenya ibibazo babaza bakamenya technique bagatinyuka gukorera kuri machine bino bigezweho bakabikora neza mu buryo kandi mu giciro gito cyane. Ibyo bintu bonera arabyumva neza cyane kabisa umwe mu batanga buhamya. Rero ko dusanzwe dukora kwa Rubangura muri etage ya 4 mu bya 106 andebye ijisho aranyica Okay. So umuntu ushaka kwiga gufotora gufata ama video ubwo ni gukamera gukora ama design y'ibyapa byita graphic design gukora ama invitation ibyo bintu rwose IBTC ne batugane ni imyuga myiza kandi gutanga amafaranga hanze ahangaha. Tumaze imyaka 13 dukora turabahamya babyo dufite abantu hanze ahangaha nko mu Rwanda ugiye mu mateleviziyo twishimira ko muri televiziyo zose mu gihugu 99% to dufitemo umuntu wacu nahangari umuntu wacu. Nibyo kwishimira. Ikibazo cy'amatsiko rero hari abantu baba badafite ubushobozi bwo kwiga cyangwa se bwo guhitabonera amafaranga icyarimwe cyangwa se undi akavuga ati ariko mfite ubushake bwo kwiga ndashaka kwiga ariko nta mafaranga mfite byo abo bantu mubahuza gute cyangwa se mubafasha gute muri rusange kugira ngo bwa bumenyi babujyane ariko namwe mugira ibyo mutanga mugira ibyo mukuramo kugira ngo bifashe n'abandi mu buryo bw'ubushobozi. Murakoze cyane n'ubundi igihe cyose IBTC yabayeho yagiye igerageza gukuretinga amahirwe cyangwa se kurema amahirwe ku bantu benshi n'ubundi umuntu afite ubushobozi buke turanegosiya turaganira
ashaka kwishyura mu buryo bw'igiciro turaganira. Nkubwire ko iyo haje groupe y'abantu benshi cyarimwe dushyira ku giciro cyo hasi. Tunakangurira abantu nk'amatorero atandukanye mu miryango itari ya leta, mu bigo runaka bishobora guteza imbere abajene. Ni byiza ko bafata iya mbere bagatekereza no ku myuga yacu, photography, videography, amategeko y'umuhanda, ubukanishi bwa moto, ku buryo baza tukabagabanurira. Tubona urubyiruko rwinshi tukabagabanurira, biroroshye cyane kwiga iwacu. Igiciro cyari gitoya, wakwishyura mu buryo bw'ibiciro, wakwishyura make wiga online, byose bishoboka cyane. Alright. Nibyo rero umugane IBTC babafashe ngo tugiye no gusoza unatubwira ahantu babasanga he. Sibikiri ngombwa ko wenda abantu banabasanga kuri office cyane, abantu bashobora no kwiyandikisha. Hari na promotion ziharimo mufite ubu. Promotion ibihari hagati y'itaki 25 n'itaki 5 igabanyizwa rya 30% amafaranga dusanzwe twishyuza. Ariko ntago turinde akabantu bategeza promotion, igihe cyose yaza twana negosia. Dukorera kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 106. Nimero y'ishuri batubonaho baradumaga kuri 0784 16 58 47 tubaho bisobanuro birambuye. Yesubiremo. Ni 0784 16 58 47. Ubwo nono wiga online we ushaka kubasura ku rubuga. Ushaka kwiga online araca ku rubuga ngo ni ibtc/e-learning.com. Yo platform bayigiraho ku buryo bworoshye rwose. Ndanashimira Life Radio maherutse kwava mita ntahandi kwandikisha umuntu muri Central Africa yize photography yabisoje neza, yafashe certificate ejo bundi. Na promo code bisaba? Promo code hoya si ngombwa. Ubwo ejo tuzagaruka. Ejo ndumva dufitanye gahunda nabwo hari. Next week byabeje. So tuzagaruka kuri promotion ushobora kunyuraho hano ukoroherezwa rwose kwigira amafaranga make cyane ashoboka. Nawe udafite, niyo mpamvu nabaje kera kibazo kwigira amafaranga make cyane ashoboka, hanyuma ukabasha kuba watahana ubumenyi kandi bwisizi. Niba ubumenyi bwa amafaranga ntabwo ari ugutanga ubumenyi, ni ubumenyi utanga bakaguha amafaranga. Cyari ubumenyi ucyura ariko ntibigire icyo amafaranga buzana, nko kwiga ibice by'igihore kera twigaga muri siyansi. Ariyumva ntabwo njye birabyara amafaranga, ariko ubumenyi bwo muri IBTC burayabyara cyane. Nanjye hari ibintu nize murakoze cyane. Ikindi twasoza tunagenda, hari ababyeyi bafite abana biga multimedia muri secondaire. Ariko akaga kabaho rwose. Ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora? Suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti byiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye yayinde yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza intingaye. Murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making. Ubwo uzi byabaye nyagucuruza amafaranga. Murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa3 /IBTCfilmschool.com.
mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa ibtc_e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri ibtc_e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.